Inshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza muri kumwe na Karengera Augustin. Uyu munsi nari nifuje kubaganiriza ku bintu bitatu. Icya mbere ni ikijyanye n'uburyo abazungu bakomeje kuzamura FPR, eh, bayishyigikira mu mpande zose. Icya kabiri nacyo turi buganireho ni ikijyanye n'uburyo intore zikomeje kwimonogoza hano mu Bufaransa, cyane cyane muri uyu mujyi wa Rouen ntuyemo. Icya nyuma aricyo cya gatatu, ni uburyo opozisiyo nyarwanda ikomeje guhura n'ingorane. Muri make rero, kuva FPR yatera, yagiye ifashwa n'ibi bihugu by'ibihangange bikomeye. Nta gitangaza kirimo kubera ko hashize imyaka irenga 600 Afurika yaragiye igira ubucakara. Habaye ikintu cyo gucuruza abirabura bajyanwa mu bihugu byabo gukora imirimo y'ingufu. Nibo bubatse imihanda ya gari ya moshi, nibo bubatse izi za eglize, nibo bubatse amazu, nibo bakoze imihanda, nibo bagiye bahinga ibisheke hirya no hino. Nta gitangaza kirimo rero, umwirabura buri gihe yagiye asuzugurwa, afatwa nk'umuntu utagira ubwenge. Buri gihe wumva ko bari hejuru y'abandi bantu. Kugira ngo ibyo byose babigereho rero, babanza gucamo ibice bibiri abanyafurika. Bamwe bakabagira abanyabwenge, abandi bakabagira injiji. Bamwe bakabaha ububasha bwo kuyobora abandi, noneho ugasanga bamwe barasuzuguritse, abandi babaye abantu babereyeho kuyobora abandi. Ari byo mubona hariya iwacu, aho FPR bumva ko ari bo babereyeho kuyobora, ko abahutu nta bwenge bagira. Bakaba rero baratangiye bafashwa n'abo bazungu mu ntambara yabaye guturuka muri 1990. Barabafasha, ubutegetsi bwa Habyarimana buvaho, impunzi zirahunga, bazica umugenda. Nta muntu wigeze usakuza avuga ati ibyo mukora ni ibiki. Impunzi zarishwe Kibeho, nta muntu wigeze, nta mahanga yigeze agira reaction. Impunzi zarishwe Kisangani, zarishwe Tingitingi, nta muntu wigeze ugira icyo avuga. Abazungu rero, muri ibyo bintu si ubwo bucakara gusa, habayeho ibintu by'ubukoloni. Kandi ubukoloni nabyo, ubukoloni bwagiye bubamo crime contre l'humanité. Niyo mwitegereje ibyabaye muri Congo, muri affaire de caoutchouc, aho bagendaga baca abantu banze gukora imirimo y'uburetwa, bakabaca amaboko, haguyemo abakongomani benshi cyane. Ibyo rero ni ibintu bibabaje abazungu bo muri Europe bagiye bakorera abirabura. Nta hantu bigeze basaba imbabazi kuri ibyo bikorwa bakoze. N'uyu munsi rero hari ubundi bukoloni bushyashya buriho bukorwa bafatanyije n'abantu nk'abo ba Kagame. Kagame rero yirirwa yikomanga mu gatuza ko ari umuntu ukomeye, ko ari igihangange, ariko uko bamuzamura ni nako bazamunanira. Umuzungu ntacyo mupfana uretse inyungu aba agukuraho. Inyungu rero urazimuha.
ni nayo mpamvu kenshi Kagame yivovota avuga ati abantu bajyana kwiba, umwe agahindukira akavuga ko uriya ari we gisambo. Ntacyo aba yaduhishe, ariko eh, umunsi umwe bazamwereka ko icyo bapfana ari inyuma, kuko hari n'abandi bashobora kuzabaha izo nyuma. Afurika rero yagiye igira icyo kibazo cy'ubucakara, igira ikibazo eh, cya- cya- cy'ubukoloni, igira n'icyo kibazo cy'ubusahuzi, kwisahura imitungo. Iyo mitungo rero ni twebwe ubwacu twibaha. Birababaje rero kubona tugifite ubujiji bwo gufata imitungo yacu tukayisahurira ahandi. Ni ibintu bibabaje. FPR rero yakomeje gushyigikirwa ku mugaragaro. Abazungu nta kintu batakoreye FPR. Ni nayo mpamvu mubona abanyarwanda aho bari hose bagenda batotezwa, bagafungwa. Kagame abasanga muri ibyo bihugu byabo, akabaroga, akabahungeta uko ashaka. Kagame yahagera bakamwakira nk'umwami, bakamusasira tapi ruje, agatambuka neza. Nta gahora gahanze rero. Igihe kizagera nk'uko n'abandi bose bagiye bavaho, ba Samuel Doe, ba Kadafi, nawe rero azavaho agende nabi, ku buryo n'ibi binyamakuru byirirwa bimusingiza bizamuhinduka, akibaza niba ari byo byamuvugaga ibi. Ubu rero kubona Afurika, cyane cyane u Rwanda, ndavuga ku Rwanda rw'iwacu, birababaje kubona ubutaka bwaragurishijwe, ibintu byose byaragiye mu maboko y'abanyamahanga. Ubundi ubutaka ni umutungo w'umuntu utavogerwa. Kubona rero byarabaye propriete prive z'abazungu ni ikintu kibabaje cyane. Ubwo rero banyarwanda aho muri hose, duharanire kurwanya ako karengane, duharanire kureba ukuntu iwacu ibyo bintu twabihagarika. Ngeze ku ngingo ya kabiri rero, ijyanye n'imyitwarire y'intore hano mu Bufaransa, iyo urebye ubona tugeze mu ikoni rikomeye cyane. Mpereye ku bintu maze iminsi mbona sirito muri iki gihe cy'icyunamo, nabonye ko Kigali igeze mu ikorosi rikomeye. Muri iyi minsi yashize, ambasade yazengurutse Ubufaransa bwose, bari muri commemoration, ariko abantu bagiye babyitabira ni mbarwa. Kuri kote imwe umuntu akibaza ate se hano mu Bufaransa haba impunzi zingana iki? Ubwo rero byateye ikibazo gikomeye, aho intore hano mu mujyi ntuyemo wa Ruba, intore zari zizi ko zakoze mobilisation ihagije cyane, ariko abantu bari bahagwiriye ni abari baturutse
mu zindi perefegitura atari perefegitura dutuyemo. Ubwo rero babonye ko habaye sabotaje kubarwanya kandi nta muntu wigeze abarwanya. Kwibuka abacu baguye muri iriya ntambara, buri muntu wese niyo utabashije kujya kwibuka kuri izo nzibutso zabo, wibukira iwawe mu rugo. Ntabwo biriya bintu ku giti cyanjye simbirwanya, kuko burya umuntu wigendeye turamwubaha, muha icyubahiro. Kuba rero hari abantu bemerewe kwibuka abandi ntibemererwe kwibuka, ibyo ni ivangura. Kubona hari abahutu bashyira imbere kurira kurusha abandi, ugasanga bafashe umuhutu bamuhaye kuyobora ibuka, afite bakuru be bafungiye mu Rwanda, afite se ufungiye mu Rwanda. Ni ibintu bibabaje cyane. Ntabwo yenda ari igitangaza, kubera yuko iyo dusubiye mu mateka y'u Rwanda usanga ubutegetsi bwa cyami twabayemo bwabayeho bushingiye ku kintu bita ubugome n'ikintu bita ikinyoma. Iyo urebye uburyo bavuga uburyo umwaduko w'Abatutsi, usanga berekana ko ari ibimanuka, ntiberekane aho baturuka. Ibyo nabyo ni ikinyoma cyo mu rwego rwo hejuru. Iyo urebye uburyo bagiye bayobora, habayeho ubugome bw'indengakamere, kwica. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi berekana ko nta kintu dupfana, ariko ibyo ni ibintu bigaragarira mu bantu bo mu rwego rwo hejuru, kuko habagaho n'abantu bo hasi babana neza, ariko hakaba n'abandi bo mu rwego rwo hejuru bumva ko ari abantu nakwita les nobles, babona ko abantu bo hasi ari abantu batagomba kwegerana nabo. Rero ibyo ni ibintu by'amacakubiri byagiye bibaho. Habaho ibyo by'ibinyoma, umuntu avukana isogi. Ese uyu munsi iyo sogi ko bayivukanaga icyo gihe, uyu munsi ko batavukana isogi? Ibyo rero ni ibintu by'ibinyoma byagiye bibaho, FPR yagiye ikoresha, na n'uyu munsi ikaba iri gukoresha andi mayeri, iha abantu abahutu barayibuka, yigisha abahutu kurira. Ibyo bintu rero tugomba kubyamagana tukabirwanya uyu munsi. Banyarwanda rero aho muri hose, siritu abantu bahunze bari hanze, nimwe mufite uburyo buhagije bwo kurwanya iyi ngoma, kuko umuntu uri mu gihugu ntabwo abasha kwinyagambura. Iyo mureba ukuntu birirwa bica abantu, birirwa bakubita abantu, bajugunya mu magereza, byibura twebwe hano baragufunga ejo bakagufungura. Niyo mpamvu rero niba tubonye umwanya tujye tuwukoresha. Iyi diaspora iri hano hanze iyobowe na ambasade, yagiye yubaka ahantu igenda ikurira amakuru, gushinga amabare, utubari, gushinga za butike, kugenda yigarurira ibikorwa bijyanye n'imihango ya kinyarwanda, gusaba.
ugasanga batanatinya no kugendana amabendera ahantu bagiye, mu birori ukabona bafite amabendera yabo. Ibyo rero ni ugushaka kugenda bahungeta abantu kugira ngo baceceke. Ariko ndagira ngo babwire, iyo Kagame yuriye indege akaza hano i Burayi, akaza aherekejwe n'abanyarwanda barenga 600, nta bwoba buruta ubwo ngubwo. Twakoze rero ibishoboka byose kugira ngo Kagame nawe eh, ajye hasi, nubwo akomeje gushyigikirwa n'abo bazungu, ariko iyo yikoreye abanyarwanda bamuherekeje yatinye imyigaragambyo, ni ikintu cyerekana ko nawe mu mutima we hamukomanga. Izo ntore rero birababaje, ejo bundi numvise ko basigaye bagenda bakomanga ku nzugi z'abantu, bavuga bati mwebwe nimuze mujye kurahira, kuki mutaza muri gahunda zacu. Buri muntu wese agomba kutubwira aho aherereye, niba ari muri FPR cyangwa ari mu barwanya FPR. Ariko cyane cyane ba bandi b'akazuyazi nibo bakunze kureba. Burya ujya ushyuha cyangwa ukonje, kuko hari uwo bashobora kureba n'uwo badashobora kureba. Niba uhora ukina kashikashi nabo, wigira i Kigali uko wishakiye, ukagaruka ariko ntujye muri ibyo bintu byabo, bazakubaza impamvu utari mu bintu byabo, kandi bakubona i Kanombe buri munsi. Niyo mpamvu rero shyuha cyangwa ukonje, izo ntore rero ndagira ngo zibwire ikintu kimwe ubu ngubu: ku muntu bazongera gukomangira ku rugi bakamubwira, bakaza muri izo gahunda zabo, mujye mubafata amavidewo, umufate amavidewo muzajye muyangezaho, ikibazo tuzagikemura. Ndumva ibisobanuro bitomoye neza. Muribuka mu mwaka w'ibihumbi 2020, abantu b'iriyo bigeze kuntabariza, barambwira ati tugize ibibazo bikomeye. Ubwo Theo Badege yajyaga mu rugo rw'umuntu aherekejwe n'izindi ntore, ariko icyo gihe nanditse article nyinyuza ku kinyamakuru, mvuga uko ibintu bimeze, kandi abo bantu turanabiyama. Abo bantu bahise bacisha make, ndumva kugera n'uyu munsi nta kibazo kirongera kuba. Hari n'ibindi byinshi byabaye iriya, ariko nababwiye ko nibakomeza nzabishyira hanze. Hari abantu benshi bagiye bampamagara bambwira ati rwose Augustin, ntabwo twe turi muri izo gahunda. Narabihoreye, ariko hari amadosiye yaho mbitse menshi cyane. N'ahandi rero, n'ahandi hose, uwo intore izajya kwanduranyaho, mujye mubafata amavidewo muyanyoherereze, ubundi ivumbi rizatumuka. Mwigire ubwoba bw'aba bantu, kuko aba benshi bakora ibi ngibi base bari muri za gereza, nabo ubwabo barigora, bafite ibindi bintu bindi bituma batanga bene wabo cyangwa bajya guhiga bene wabo. None ko u Rwanda barugurishije, bakaba uyu munsi bari gukurikirana abantu babahunze, ubwo bo basigaranye ikirundo ubwabo. None se ibintu nibihinduka, bo bazajya hehe? Banyarwanda rero,
ikibazo cy'iwacu ni ikibazo cy'ingorabahizi, ariko ahanini nitwe tubyitera kuko burya abanyarwanda turacecetse. Baraza bakagutwarira umuntu ukareba ugaceceka, n'umuturanyi wawe ntavuge. N'aha rero turi mu Burayi naho niko bigenda. Bajya gutya bagafata umuntu, nigeze kumva umwe avuga ngo ntibamujyane, ngo ntabwo, ngo si we wagiye gukora jenoside. Ejo bakaza bagafata undi, ejo bagafata undi, ariko bamwe bagiye barekurwa. Ntabwo rero tugomba gucira abantu urubanza mu gihe yenda batahamwe n'ibyaha, ariko twebwe abanyarwanda ubwacu tuzi ibintu ko byagenze. Ni nayo mpamvu bashaka kugenda kurangiza abantu bose bashobora kuzaba abatangabuhamya. Iyo murebye abantu bari abategetsi, bamwe ukuntu bagiye bicwa, bamwe, hari abantu badashaka ko bazavuga ukuri uko kwagenze. Ngiye ku ngingo rero ya gatatu ijyanye n'ikibazo cya opozisiyo nyarwanda, amashyaka arwanya FPR, arwanya ubutegetsi bwa Kagame, habayeho igihe mu myaka ya 2010 habayeho amashyaka menshi kuko agera muri 30, ariko uko aya mashyaka yavutse, amenshi yavutse amwe ku ruhande rwa FPR. FPR yabigizemo uruhare cyane, serivisi y'ubutasi bw'u Rwanda ikorera hanze niyo yagiye yifashisha za ambasade, cyane hano mu Bubiligi no mu Buholandi, mu Bubiligi na hano mu Bufaransa. Ayo mashyaka rero yaravutse arakora, ariko amwe yagiye asenyuka kubera yuko yagiye ahura n'ingorane, cyane ingorane zo kwegera abanyarwanda. Intego yabo ya mbere ari ukwegera impunzi, cyane impunzi, abantu b'abanyabwenge, kugira ngo babigarurire, babashe kubayobora babageze i Kigali. Byaragoranye rero, abatarabishoboye bafunze imiryango. Andi mashyaka rero nayo asigaye bashatse ukuntu bagenda baroba bamwe mu barideri kugira ngo babafashe mu gushuka izo mpunzi aho ziri hose. Hagenda hakoreshwa amafaranga, ibyo ni ibintu tuzi dufite n'ibimenyetso. Hagenda hatangwa amafaranga mu rwego rwo kugira ngo begere impunzi aho ziri hose, cyane cyane mubona ko bibanze muri za Malawi, Zambia, Mozambique. Murabona bishe abatari bakeya, abantu bari bakomeye, abenshi barishwe. Biriya ni ibintu bibabaje cyane kuko FPR ni icyerekana ko idashaka umuntu wese ushobora kuba yateza imbere igikorwa runaka cy'abantu batari muri FPR. Rero abanyarwanda baba muri ibyo bihugu bashatse uburyo bakoresha amashyaka kugira ngo noneho hajye haboneka inkunga inagere kuri FPR, ariko binyuze muri ayo mashyaka. Ariko ibyo byose twagiye tubisobanurira, impunzi zihari zirabizi, abenshi barabizi. Hari ibizungerezi byinshi boherejeyo kujya gushingaho amabutike guturuka muri 2012, 2013. Hari abo nzi benshi bagiyeyo, kandi twagiye tubisobanurira abantu. Habayeho igikorwa cyo kugenda baka imisanzu
impunzi zihari zicuruza. FPR itoza amakori hariya hantu, abenshi barayatanga. Ubwo rero ikintu kibabaje muri iki gihe ni ukubona hari abantu barwanya ubutegetsi badashobora no gukandagira kuri aeroport, ariko abandi bakurira indege buri munsi bagiye muri ibyo bihugu ngo bari gukora politike yo kugira ngo bajye i Kigali baziyamamaze babe abaperezida. Muri iki gihe bimwe turabibona, ariko uburyo bwiza ni ukubishyira hano muri media. Dufite ingero, dufite amafoto ya bamwe muri abo bantu bari kumwe n'abayobozi bamwe bo muri za ambasade n'abandi bakozi bo muri za ambasade. Ikindi kandi tuzi uburyo bakora. Igihe nikigera ibyo bintu byose tuzabishyira hanze, bakomeze babeshye abanyarwanda, ariko icyo mbabwiye hano ni uko abo bantu dufite amafoto yabo, kandi abo bantu nibo birirwa bafungisha abandi muri ibi bihugu, ariko ugasanga bari kumwe n'abo bantu bagiye gukora ako kazi ko kubeshya abantu ngo bagiye ngo bari gushaka guhindura ibintu mu gihugu, ariko ntibishoboka. Wafungisha bamwe se abandi? Niba se ukorana n'umuntu ariko mugenzi we ukajya kumufungisha kandi bakora akazi kamwe, ubwo bishatse kuvuga iki? Ibyo byose rero turabibona. N'abo bazungu babashyigikira tuzajya tubamaganira hamwe, dukore ibishoboka byose, tujye muri za media tubivuge, ariko igihe kizagera, kuko n'abo bazungu bazagera aho batsindwa, bazagera aho batsindwa. Ntabwo bazakomeza gukora ubujura bw'abanyanga, kuko hari igihe batazashobora. Ubu si uyu munsi Kagame aracyabasha kwiba amabuye neza nk'uko yiba? Ko yayibaga kera siko ayiba ubu ngubu? Bafite ikibazo. Ibintu rero birimo biragenda bihinduka, gusa tugomba kugira uruhare mu guhindura ibyo bintu. Izi ntore rero za hano mu Bufaransa tugomba kuzifatira ibyemezo. Aba barideri nabo birirwa batubeshya, nabo tuzabashyira hanze igihe nikigera, ariko amafoto yabo amwe turayafite. Nimugire ubwoba rero bwo kujya muvuga ikintu kugira ngo tubashe gutabara bene wacu. Mbaye mbashimiye rero ntizimbye mu magambo. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Karengera Augustin.